Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe bene data. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yaturinze ikabana natwe uyu mwaka ushize, kandi tuyifitiye icyizere ko n'ubundi hari ibyiza tugambiriyeho, kuko ni Imana idukura mu bwiza idushyira mu bundi. Ndashimira Imana yo mu ijuru rero, ndashimira Imana yo mu ijuru kubw'uburinzi bwayo, ndashimira Imana yo mu ijuru kubw'urukundo idukunda. Imana yaraturinze kugira ngo tuzabwire abantu imirimo yayo, tuzatekerereza abantu kugira neza kwayo. Nicyo yaturindiye, nicyo cyatumye turindwa. Turashimira Imana kubw'uburinzi bwayo. Reka dutangire dusenga kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Urakoze nyiribihe, urakoze Kristo wera, urakoze kubana natwe, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubw'umunezero ugenda uduha uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye uburinzi bwawe uturinda. Ntacyo turusha abagenda batambuka, ntacyo turusha abandi bari mu bibazo, bari mu kaga, ariko ni ubuntu twagiriwe. Rero tugushimiye ubwo buntu watugiriye mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bawe, dusengeye iteraniro rituri imbere, dusengeye mu izina rya Yesu abarushye n'abaremerewe, abarwayi, abafite intege nke, buri muntu wese turamusengeye ukeneye kumva ijambo ryawe ahure nawe Yesu. Twamaze kumenya ko urambuye ikiganza uhaza kwifuza kw'imitima yacu. Nyemerera rero ubane natwe muri aka kanya. Duhagaritse imbaraga zose za kirogoya, izarangaza abantu, izabasitiresa. Turahagarika iyo mikorere y'umwanzi. Jambo ryawe rirasengeye, jambo ryawe nitabaza, jambo ryawe ni urumuri mu izina rya Yesu. Nyemerera rero wigaragaze, nyemerera wiyerekane, nyemerera ubane natwe katika jina la Yesu. Mana wigaragaze, utugirire neza, tubone neza yawe, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Iri jambo rikiza abarwayi, iri jambo rihumura impumyi, iri jambo rikore kuri buri wese. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Imana yadushyize ku mutima riri mu gitabo cya Luka. Luka ni ibice byaho 12. Turasoma ku murongo wa 35. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Yesu aradusaba, umwuka aradukanguye ngo tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu, dutegereze kugaruka kwa Yesu, kuko azagaruka. Azaza nk'umujura, azaza abantu bari muri mariage, azaza abantu bari mu kazi, bari muri za biro, bari mu masoko, bariho bacuruza, bari mu mabizinesi. Yesu azaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Yesu azagaruka, azaza. Abantu bariho bahinga, bari mu mirima, azaza. Abacuruzi bagiye kurangura. Biragusaba kuzagenda uri maso. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Bibiliya iravuga ngo tube maso kubera iki? Ni iki cyatuma tuba maso? Abantu babaye maso mu buryo bwinshi, ariko kuba maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Tuzaba turi kwitegura igaruka rya Kristo, kuko azaza. Azaza nk'umujura. Uko umujura aza, nta muntu ateguza ngo ndi buze kukwiba, ndi buze gucukura inzu yawe, ndi bukurarire, ndi bugutwara ishakoshi, ndi bujye kuri konte yawe mvidure. Oya, umujura arakubikira, akaza nta muntu ubizi. Niko Kristo azagaruka. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Bene data, bakristo bakundwa, umwuka yakomeje kumpata, arambwira ngo
nitube maso, nimbwire iteraniro, nimbwire ubwoko bw'Imana, nimbwire abari kure n'abari hafi ngo nibabe maso. Umurongo waho wa 35 havuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza azakenyera abicaze abahereze. Imana itugire neza. Hahirwa abantu shebuja azaza agasanga bari maso. Abo bantu barahiriwe, bazaza bosi wawe akaza agasanga utasinziriye. Shebuja azaza agasanga bari maso. Imana itugirire neza. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Shebuja naza akaza mu gicuku akaza mu nkoko ngo aba bantu bazaba ari abanyamahirwe. Yesu aravuga ngo ndababwiza ukuri bazaba bahiriwe, bazaba ari abanyamahirwe. Ahazinjirira akaza mu gicuku cyangwa mu nkoko, aravuga ngo ni ukuri bazaba ari abanyamahirwe. Imana idushoboze. Umurongo wa 39 aravuga ngo kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Mumenye yuko nyirinzu yiba yamenyaga yuko umujura ari buze, yabaye maso, ntabwo yakwemerera ko inzu ye bayicukura. Tube maso, tube maso. Bibiliya tubwiye ku murongo wa 40, namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azagaruka mutabizi, mwibereye mu mabrage, mwibereye mu binyoma, muramuvuga ngo ni akanyoma ko kwirarira. Reka nzaba nihana ejo nzisubiraho, reka mbikore nzihana. Ijambo riratubwiye rero ngo namwe mumenye muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Namwe muhore mwiteguye, azaza nk'umujura. Yesu azagaruka bene data. Yesu azaza abakristo, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Kristo, abantu mwakijijwe, abantu mwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Azagaruka, nimugire ubwoba. Yesu azagaruka kandi ayo makuba azayamaraho, intambara zizashira. Imana itugirire neza.
uririmbye ngo umwami Yesu ubwo azaza ngo tuzamureba tunyurwe. Yesu naza abamukunda be bazanyurwa, bazanezerwa, bazishima. Twaramwakiriye nk'umwami n'umukiza. Mureke twitegure, tube maso, dutegereze kugaruka kwe, twirangara. Ibirangaza birahari, abantu barangariye muri byinshi. Intambara ku isi hose, ibihuha n'intambara ni byinshi ku isi, ariko ibyo ntibikurangaze mu Kristo mwene data. Indwara z'ibyorezo zariyongereye, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi byabaye byinshi, ariko ibyo ntibikurangaze. Ariko bamwizera ngo abaneshereza muri byose. Mureke twitegure kugaruka kwa Kristo, mureke twitegure, Kristo azaza. Mureke tube maso. Abakobwa mwihangane, n'ababyeyi, abagabo n'abasore mwihangane, Kristo ari ku rugi, ari gukomanga. Mube maso rero, ntimumere nk'aba bakobwa 5 b'abapfu. Jyewe njya menya ziriya nkuru zabo nkumva ndababaye. Bibiliya itubwira ngo bari abakobwa 10, ngo nyamara ngo bose bahagurutse bajya gusanganira umukwe. Bose baragiye, basiga ibintu bari kubakora, bareka igihe bari bafite, baragitakaza. Baravuga ngo natwe turajya gusanganira umukwe. Baragenda, ariko ngo umukwe aratinda. Ngo umukwe atinze, Bibiliya tubwira ngo atinze, ngo abakobwa barahunikira bose, barahunikira. Ariko ngo harimwo 5 b'abanyabwenge, kuko ngo bari bakongeje amatabaza, bari bafite amatabaza. Ngo umukwe atinze barahunikira ya matabaza yabo. Bagiye kumva mu gicuku ngo hagati, niko birivuga, ngo bumva urusaku. Baravuga ngo umukwe araje, wa undi bari bategereje. Ngo baravuga ngo umukwe araje, ngo bumva kamu, abantu bakomera ngo umukwe araje. Ngo hari mu gicuku. Ngo abakobwa b'abanyabwenge ngo bakongeza amatabaza yabo. Ngo ariko abapfu ntibigeze bamenya ko nta mavuta bafite. Ngo baravuga ngo nimuduhe ku mavuta. Ariko biravuga ngo barabwira ngo ya ntiyadukwira. Hari agakorasi twajyaga turirimba akavuga ngo cana uwawe mu Kristo, cana uwawe, igihe kiraje buri muntu akota uwo yacanye. Cana uwawe mu Kristo, cana uwawe, igihe kiraje buri muntu akota uwo yacanye. Hari igihe bizagusaba kota uwo wicaniye. Mwene data, tube maso. Niko Bibiliya tubwiye ngo tube maso, dutegereje kugaruka. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Ntabwo ari ukubera amaso gusa ubusa ngo tubere maso ikirere. Oya, nacyo twakibera amaso, ariko tubere maso Kristo. Ari igihe umuntu aba amaso akavuga ati reka nanika ariko iyi mvura mu ndebere. Ugakumukanuye ngo ibintu byawe wanitse byume, imyenda yawe yume, mbo ibyo wanitse byose, ibintu byose bigomba guca ku zuba, wabishyize ku zuba bigomba kwaje. Ukaba maso kugira ngo bitanyagirwa, ucunganye n'ikirere. Kandi ni ukuri ikirere cyabirindura, cyahinduka, kanura icyo wanitse. Rero aho ijambo riratubwira ngo dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Ni umwami Yesu. Tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Abantu benshi barangariye mu bintu bitunguka, bitari iby'ubugingo. Bararangaye, bameze nk'abakobwa 5 b'abapfu. Harimwo abantu barangaye, harimwo abantu bamwe na bamwe barangaye, harimwo abaririmbyi barangaye, harimwo abanyamasengesho barangaye, harimwo abavuga butumwa barangaye. Birababaje, hari abakristo barangaye.
babirimo ariko bararangaye. Banza urebe, umenye igihe uhagazemo, umenye uwo uriwe, umenye uwo guhamagaye. Wirangara, bamaso, bera amaso ubugingo. Ubugingo babubera amaso, ubugingo babubera amaso. Iki gice kijya kinezeza. Hari ijambo rivuga muri 12, muri bice 12. Bibiliya iratubwira ngo mbese ibyo kurya ngo ntimwiganyire ngo mutekereze ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo bizagenda bite, ntimukiganyire. Iyo twatangiye kujya mu byo kwiganyira tuba twagize gute? Tuba twarangaye. Iyo twatangiye gutekereza ngo ubuse ko mbona aka kazi, ngo uko mbona ngo katagenda, ngo ubuse biragenda bite, ngo ko mbona boss areba nabi, ngo naramuka nyirukanye, ngo ko mbona aje yarakaye, ukarara ubitekerezaho ngo uyu munsi sinabonye ameze neza, ngo sinzi icyejo bizahaka. Wowe niba nta mutima ugucira urubanza, bera amaso umuhamagaro, bera amaso agakiza, bera amaso ibyo ushinzwe, ibyo abaza barakaye batakimeze neza bafunze amasura ubyihorere. Kuko ijambo riratubwira ngo mbese ibyo kurya ubugingo ntiburuta ibiryo. Nubwo tujya twiganyira ngo ejo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo mbese imyenda, umubiri nturuta imyambaro. Ese ubugingo ntiburuta ibiryo? Buruta ibyo kurya. Ubugingo buruta amafaranga, buruta ibyo kurya, buruta ibyo kurya, ubugingo buruta ibintu byose twiganyiramo. Ubugingo burabiruta. Imana itugirire neza. Ubugingo buruta ibyo byose dutekereza tukiganyira. Ndagira ngo rero guhera none bene data, mureke twitekerezeho. Umurongo wa 22 muri ibyo bice 12 aravuga ngo ntimwiganyire. Muri Luka 12 twari dusomye 35, ariko dusubiye inyuma gatoya tugasoma umurongo wa 22 haramfasha cyane. Aravuga ngo abwira abigishwa be ati nicyo gituma mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki. Kuko ubugingo buruta, Imana itugirire neza, buruta ibiryo, n'umubiri uruta imyambaro. Aravuga ngo mwitegereze ububiko, mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ikigega. Ibikona ntabwo bigira ahantu bisarurira. Shwida. Yesu arabwira ati mubyitegereze. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntimukiganyire ngo tuzarya iki, tuzambara iki, mbese ubu tuzabaho dute, abana bacu baziga bate, amazu tuzayakura he meza. Hari n'abatagira amabi. Rero Yesu arababwira ngo mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntabwo bijya bibiba, nta hantu bigira bihinga ngo bibibe, nta mirimo bigira ngo bijye gukora hanyuma bazabihembe ku kwezi. Reka da. Arababwira ati rwose mubyitegereze murebe. Mwitegereze, umurongo wa 24, mwitegereze ibikona bitabiba,
ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ikigega. Nyamara Imana irabigaburira. Mwese nimuruta ibisiga cyane. Nyamara Imana irabigaburira. Biriya bikona Yesu avuga ati kuki mwiganyira mukavuga ngo tuzabaho dutewe? Bati ni ibiki? Ati ndi kwibaza ukuntu 2025 nzabaho. Gute se? Ndabona simbizi, ndabona ibihe bikomeye. Ariko utekereza uri mu myaka 30, uri mu myaka 40, uri mu myaka 20, iyo yose Imana yagiye ikurinda. Yesu arababwira ati rero mwitegereze ibikona, mwitegereze ibikona bitagiraho bibiba, ntibisarura, ntibihunika cyangwa ibigega. Nyamara Imana irabigaburira. Mwese bakristo, mwese mwababyeyi mwe, mwese mwabakobwa mwe, nimuruta ibisiga cyane. Mwe nimuruta ibyo ngibyo Imana igitunga, bitajya bigira stoke, bitagira konte bloke. Ntimubiruta. Mwebwe murabiruta. Mwebwe muraruta ibyo ngibyo. Imana itugire neza. Ahubwo icyo dusabwa, icyo Imana idushakaho ni ukuba maso. Ni ukuba maso byonyine. Dutegereze kugaruka k'Umwami Yesu. Ubere maso ubugingo, ubere maso agakiza, ubere maso umuhamagaro Imana yaguhamagaye kugira ngo uyikorere. Ube maso nturangare, ubere maso. Warabatijwe, mubatizo wawe ntupfushe ubusa ngo ukerense y'amazi wagiyemo. Ube maso, ube maso, ube maso, ube maso mu bintu byose. Umukristo biba bimusaba kugira gute? Kuba maso. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Umukristo aba agomba kuba maso mu bihe byose, ahantu hose yagera aba agomba kuba maso. Kuko umurongo giye warantsinze wa 24 ngo mwitegereze ibikona, kugeza aho atanga urugero ku bikona, ku biguruka. Kandi yabwiraga abantu Imana yaremye mu ishusho yayo. Yahaye agaciro, ntiyabagira inka, ntiyabagira ibiti, ntiyabagira ibyuma, ntiyabagira ibarema mu ishusho yayo. Ntiyabagira inyoni, ntiyabagira ibiguruka, ntiyabagira ibikururuka, ntiyabagira amazi, ntiyabagira ibyatsi, ibagira iturema mu ishusho yayo. Iravuga ngo mwebwe se mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ikigega. Nyamara Imana irabigaburira. Mwese nimuruta ibisiga cyane. Nta naho bihuriye, nta naho bihuriye, nta n'isano, nta sano tugirana n'ibisiga. Nta n'uwacu, nta na sogokuruza, nta na marume uturuka ku gisiga. Twe tuturuka mu ishusho y'Imana. Yesika, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tube maso, dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Turacyari mu bice 12 bya Luka. Umurongo dusubiye inyuma ku murongo wa 16 haravuga ngo muri ibyo bice 12 haravuga ngo nuko abacira umugani ati hariho umuntu
wari ufite imirima. Imana itugirire neza. Abacira umugani. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari afite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika. Ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye. Aribwira ati ndabigenza ntya. Umva umukungu. Ngo yari umukungu afite imirima. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo abura ahantu ahunika, hamubana hato. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Aribwira ati ndabigenza ntya. Ndasenya urugarama rwanjye, nubake urundi runini abe arimo mpunika. Ibaze uyu mugani ugereranya umukristo utekereza ku bintu, utekereza ku by'isi, utekereza kandi natwe niho imitima yacu iri. Natwe nuko tumeze buri munsi, duhora duhangayikijwe n'ukuntu ese uko nta sitoke kwidushiranye, ndabihunika he, ndabishyira hehe. Yiba natwe twarihoraga nk'uko tuvuga tuti ndabigenza nte, ndabika he ko bidakwiriwemo, ndagira gute. Nawe ugatekereza uti ndabigenza nte ko ntahagaze neza, ko numva naguye. Nawe ugahora wisuzuma nk'uko uyu mutunzi, uyu mukire yagiye yisuzuma akavuga ati agakurikirana ibye, agakurikirana ubutunzi bwe. Nawe Yesu arashaka kuvuga ngo nawe wari ukwiriye gukurikirana iby'ubugingo. Wowe mukristo, wowe ukijijwe, wari ukwiriye gukurikirana nawe ukamenya neza agakiza, ukamenya neza uwo uriwe, ukamenya neza ko ukijijwe, ukamenya neza ko ukibirimo. Hari n'igihe umuntu agenda agaporomoka, akagenda ntamenye ahageze. Ariko mu by'ukuri tubere maso ubugingo, tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Kandi mu by'ukuri bene data, nta kimana itakoze. Yaduhaye agakiza. Birashoboka ko batigeze banakubyara ngo bakujyane mu rusengero bajye kukumurikira Imana. Birashoboka ko utavukiye mu rugo rw'abatambyi cyangwa rw'abakristo. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana ikaguhifatira, ikakuroba, ikakujyana, ikaguha agakiza. Rero ubu buntu ntubukerense. Aya mahirwe ntuyapfushe ubusa. Umere nka wa mukira avuze ati ndabigenza nte ko mbuze aho mpunika. Nawe wisuzume uvuga uti ndabigenza nte ko mbona ndi gusubira inyuma, ko mbona ndi guhangayikira iby'isi. Nawe ubabazwe n'ibyo. Imana itugirire neza. Tujye no gusenga, tujye gusenga Imana. Ndumva ashaka ko dusenga, ndumva ashaka ko twereka Imana intege nke zacu. Buriya ntabwo Imana ishobora gutanga ikibwiriza hatarimo nyiracyo, kubera ko Yesu yasize 99 agakurikira intama imwe yari izimiye. Rero wowe nanjye Imana iradushaka kugira ngo tubere maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu.
tugiye gusenga, reka dusenga Imana. Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana yaduhamagaye kadukuriro debari. Mwami Yesu, turazirikana ineza yawe, turazirikana aho wadukuye, turazirikana aho ibyo wadukoreye, turacyazirikana, turacyabyibuka. Ntabwo bamwe twavukiye mu rugo rw'abatambyi, n'ubuntu bwawe waradutoranije, uraturoba, uratuzana, udukura kwa Makiri hariya i Debari, uduha agakiza. Rero Yesu, uduhe kubera amaso ubugingo, dutegereze kugaruka kwawe, kuko nyir'inzu yiba yarazi igihe umujura azazira, yabaye maso ngo ntiyakundira umujura ko yiba. Dusengeye ubwoko bwawe, ubabaturi imbere, abadukurikiranye, ubaha imbaraga, ubatsindishirize, ubuzuze umwuka wera, buri muntu wese akubone, buri muntu wese ahure nawe, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Mana, urakoze Kristo. Bagirire neza abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abana batoya. Tugeze mu gihe Mana, buri muntu wese harimwo abiganyira, buri muntu wese ari kwibaza uruhande aherereyemo. Reka ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ni miruwari, umuntu yireberamo akamenya uwo ari we, umuntu yireberamo akamenya uwo ari we. Reka iri jambo umuntu wese aryirebemo, amenye uruhande ahagazemo. Udakijijwe akizwe, agakiza karimo ubuzima, agakiza karimo amahirwe yose, agakiza karimo amahirwe. Imana itugirire neza, Imana yacu itugirire neza. Sengeye umuntu urwaye mu nda, iki kibyimba Yesu gikoreho, ugiterure ugikuremo. Sengeye abarwayi, sengeye abananiwe, sengeye abashonje, sengeye abacogoye, buri muntu wese umukoreho, buri muntu wese umugire neza, ineza y'Imana yibone mu izina rya Yesu. Uyu muntu urwaye umutwe, umukize uyu mutwe. Uyu muntu ufite imyuka mibi, bamwohera, bamutongera, tuyayikure mu izina rya Yesu. Amaraso ya Kristo amukarabye, ikiganza cyawe kimukize, ahure n'Imana Data. Urakoze Yesu, urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Reka mbahe telefone ni 0750598944. Imana y'amahoro ibishimire, ibahe kuba maso. Mwami Yesu abagirire neza, amen amen. Philadelphia, Imana iratsinda.